Yesu ashimwe. Ndabasuje bene data, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Imana ibagarukeho. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, twese utuboneze rwose, udukureho umugayo n'ikizinga cyose cyatugaragayeho. Izina rya Yesu Kristo, twejishe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, kimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba. Twemereye umwanya w'umumaro n'umugisha kuri twe, ntube impfabusa. Icyo twanze ni ukura kwa Satani n'ingabo ze. Mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka Wera ngo bibane natwe none n'ibihe bidashira. Amen. Tugikomeza turirimba indirimbo ya 318 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Hose habera heza, inshuti zibana, zirakundana neza, zibanye na Yesu. Zirakundana neza, zibanye na Yesu. Nk'uko iyi mvura iguye iyembura imyaka, niko Imana ibigenza, Yesu abakundana. Niko Imana ibigenza, Yesu abakundana. Kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha, babona amahoro. Ngo be kugwa mu cyaha, babona amahoro. Umwuka ahamagara abo mu isi yose, ngo bazabe ishyo rimwe, umugera bumwe. Ngo bazabe ishyo rimwe, umugera bumwe. Amen, amen. Muririmbyi aratubwiye ngo hose habera heza, inshuti zibana, zirakundana neza, zibanye na Yesu. Imana ishimwe. Bene data, muririmbyi ni waririmbye aravuga ngo ahari urukundo n'umubano Imana ibihari. Iyo abantu babanye neza, iyo abantu bakundanye, Imana ibihari. Kandi ahantu hose hari abantu bakundanye haba heza. Iyo inshuti ziri kumwe zibanye zikundanye, aho ziri haba heza, aho ziri haba hari amahoro, aho ziri haba hari umutuzo, kuko ziba zikundanye. Ahatari urwango, Imana ibihari. Imana ishimwe. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo mureke dukundane, tugire urukundo, kuko Imana nayo ni urukundo. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu udakunda mwene se abona, ntago byashoboka ko yakunda Imana atarabona. Birakwiye rero ko dukunda bagenzi bacu, kandi ngo uvuga ko akunda mwene se ngo aguma mu mucyo. Imana ishimwe. Ngo kandi ngo nta n'ikibi kiba kiri muri we, nta gisitaza kiba kiri muri we. Ariko ngo uvuga ko akunda mwene se atamukunda, ngo aba ari mu mwijima. Birakwiye ko tugira urukundo. Imana yaduhaye isezerano ry'urukundo, kandi ngo amategeko aruta ayandi ni ugukunda Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose.
irindi ngo ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Birakwiye ko dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni. Kandi Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo mukundane, ngo icyo nicyo kimenyetso kizajya gituma bamenya ko mukomoka kuri njye, kuko Kristo ni urukundo kandi nawe agira urukundo. Yaradukunze, adukunda turi babi, adukunda turi abanyabyaha, adukunda tudakunditse, adukunda tutarabo gukundwa, adukunda urukundo rutarondoreka. Nawe rero arangije asigira abwira abigishwa be ati mukundane, icyo nicyo kimenyetso kizakigaragaza ko mukomoka kuri njye. Birakwiye rero ko dukundana, kuko ahantu hari urukundo Imana ibihari. Kandi inshuti zikundana neza zibanye na Yesu aba ari muri zo. Imana ishimwe. Nimureke rero dukundane, tugire urukundo, dukunde abantu bose tutarobanuye ku butoni, kandi dukunde n'abanzi bacu, niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Nk'uko iyo imvura iguye ihembura imyaka, niko Imana ibigenza yiza abakundana. Iyo imvura iguye ngo ihembura imyaka yari yarumye ikongera ikagira ubuzima, ikongera igashisha, ibintu bikagenda neza. Niko n'Imana ibigenza yiza abakundana. Niko n'Imana ibana n'abakundanye. Niko Imana iba mu bantu bafite urukundo. Imana ishimwe. Ahantu rero hari urukundo Imana ibihari. Nimureke rero dukundane, tugire urukundo, dukunde abantu bose, umuntu wese tumukunde, umuntu wese tumwereke urukundo, tutavuze ngo uyu simukunda, uyu simwiyumvamo. Ibyo ngibyo bikomoka kuri Satani. Imana itugirire neza, kandi Mwuka Wera akomeza tuganirize. Ukubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha babone amahoro. Imana ishimwe. Ngo kubana kwabo, abantu babanye neza, abantu bakundanye barahugurana. Iyo abantu bafitanye urukundo barahugurana, mugenzi wawe yajya kunyura mu nzira mbi cyangwa yajya kujya mu bibi, ukamubwira ati hoya, ntabwo iyi nzira ni nziza, ntabwo ukwiye kubigenza gutya, ntabwo ukwiye kubikora gutya, ahubwo bigenze gutya. Ukamwereka inzira nziza akwiye kunyuramo. Ukavuga ati ibi ngibi byavamwe byakubera bibi, ibi ngibi ntibyakugwa neza. Bagahugurana mu buzima, bagahugurana mu rugendo, tukagenda dukomezanya mu rugendo. Iyo abantu rero bari mu murongo umwe, iyo abantu bakundanye barahugurana bagakomeza urugendo badacitse intege, bakongeranamo imbaraga, buri wese akaba hafi ya mugenzi we. Imana ishimwe. Uko niko kubana kwabo kwiza, kugira ngo Imana ibe iri kumwe namwe. Nuko mubana uko kubana ko guhugurana, mugenzi wawe atanyura mu nzira mbi ngo uvuge ngo wa, ahubwo ukamubwira ngo hoya, ntibikwiye gukora iki, ntibikwiye kunyura aha. Niko kubana kwacu kwiza ko guhugurana, kugira ngo tutagwa mu cyaha, kugira ngo tutajya mu moshya, kandi ngo tubone amahoro. Imana ishimwe. Turahugurana kugira ngo hatagira ugwa mu cyaha, hatagira ukora iby'Imana itishimira, ahubwo ngo tubone amahoro. Imana ishimwe. Birakwiye rero ko duhugurana muri uru rugendo, ariko ibyo byose biba kuko dufite urukundo. Iyo tudafite urukundo ngo dutahirize umugozi umwe, ntabwo guhugurana byashoboka. Iyo abantu batari mu nzira imwe ngo bagendane, buri wese akaba ari kunyura ukwe, ntabwo guhugurana byashoboka. Birakwiye ko tubanza tukubaka umugozi w'urukundo, kugira ngo tubashe no guhugurana, kugira ngo dukomezanye muri uru rugendo. Kuko bene data, muri iyi si turi mu rugendo, ariko mwene data ndagira nkubwire ngo nimureke dufatane amaboko, dukomezanye, kugira ngo uru rugendo tuzarusoze amahoro. Kandi burya ngo abantu iyo begeranye bari kumwe bateranye, ngo Imana nayo irororoka ikabana nabo. Imana ishimwe. Ngo umwuka uhamagara abo mu isi yose ngo bazabe ishyo rimwe, umwungera bumwe. Birakwiriye nyine ko twubaka ubumwe, kuko umwuka arahamagara abo mu isi yose ngo babe ishyo rimwe.
Kuba ishyo rimwe rero ni ukubaka ubumwe nk'abantu turi mu rugendo, ni ukugira urukundo, ni ukuzuzanya, tugafatana amaboko, tukabwirana tugakomezanya muri uru rugendo kugira ngo tuzarusoze amahoro. Kubera ko turi ishyo rimwe, tugomba kuba ishyo rimwe kuko umwungeri wacu ni Kristo. Imana ishimwe. Kristo niwe muyobozi, niwe utuyoboye, niwe mwungeri wacu, niwe uturagiye, turi intama ze. Niyo mpamvu dukwiye gukomeza gutahiriza umugozi umwe, niyo mpamvu dukwiye kugira urukundo, niyo mpamvu dukwiye gufatana amaboko kugira ngo uru rugendo tuzarusoza amahoro. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo dukundane urukundo rwa kivandimwe, dukundane mu bihe byose, kuko hari igihe bijya bibaho ko abantu bavuga ngo barakundanye ariko umwe yagera mu bikomeye inshuti zikamuvaho, inshuti zikamureka. Ariko urwo rukundo ni urukundo rw'uburyarya, ni urukundo Imana itishimira, ahubwo birakwiye ko dukundana urukundo rwo kubana ibihe byose, kuko nidukundana Kristo azaba ari kumwe natwe, Kristo azatuyobora, Kristo azatubera umuyobozi, Kristo azadufata ukuboko, kuko niwe nshuti iruta izindi nshuti zose, nawe aba turi bugufi kuko ntago ajya dusiga. Nidukundana rero bizamushimisha, nidukundana Imana izanezerwa, kuko Imana ni urukundo. Natwe rero dukwiye gukundana, abamenye Imana bakwiye kugira urukundo. Birakwiye ko dutahiriza umugozi umwe, birakwiye ko dufatana amaboko kugira ngo tuzasoze uru rugendo amahoro. Imana ikomeze ibamere umugisha kandi ikomeze ibiteho. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi urukundo rwarakonje, abantu ntibakigira urukundo, bamwe basigaye bihugiraho, abandi bakarobanura ku butoni, bagakunda barobanuye ku butoni, abandi ukumva hari amaterime yaje muri iyi minsi, umuntu akavuga ngo uyu muntu simwiyumvamo, ukumva undi aravuze ati uyu muntu amaraso yanjye ntahura naye, umuntu akavuga ati uyu muntu simwishimiye, umuntu mbega amagambo nk'ayo. Ariko yose akomoka kuri Satani, kuko Satani niwe utagira urukundo, ariko Imana ni urukundo. Birakwiye ko abamenye Imana dukwiye gukundana kandi tugakunda abantu bose, kandi dutegetswe no gukunda abanzi bacu, kuko ngira ngo mbabwire ngo Imana ishaka ko tuba ibyitegererezo, Imana ishaka ko tuba intangarugero, Imana ishaka ko tumurikira abandi, Imana ishaka ko tugira ingeso nziza, Imana ishaka ko tuba urugero rwiza, tuba urugero rwiza aho dukora, tuba urugero rwiza mu bo tugendana, tuba urugero rwiza mu ngo zacu, tuba urugero rwiza mu bo duturanye, tukaba icyitegererezo. Umuntu yatubona akavuga ngo aba bantu ni abantu b'Imana. Imana ishimwe. Kutubona gusa tutavuze, tutagize icyo dukora, abantu bakavuga ngo aba bantu ni abantu b'Imana, bigatuma Imana nayo ishyirwa hejuru. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nitugira ingeso nziza, tukagira urukundo, tugakiranuka, tukagendera mu nzira nziza, tukaba inyangamugayo, ni ukuri nta kabuza Imana izahabwa icyubahiro. Mureke duheshe Imana icyubahiro kandi tuyubahishe, ntitube abakristo bo ku magambo gusa, ntitube abakristo bo ku izina gusa, ahubwo tube n'abakristo mu bikorwa, kandi urukundo rwamamare, turwamamaze mu isi yose, kuko urukundo ni ingenzi. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo ibindi byose bizashira, ariko urukundo ruzahoraho. Ibintu byose, ubwenge buzashira, guhanura bizashira, kuvuga indimi bizashira, ibintu byose bizashira, ngo ariko urukundo ntabwo ruzashira, ruzahoraho. Birakwiye rero ko tugira urukundo, kandi tukagira rwa rukundo rwihangana, urukundo rubabarira, urukundo rutirarira, urukundo rukunda bose. Nibyo bikwiriye. Urukundo Data yadukunze, dukwiriye kurufatiraho urugero. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ubundi Imana
kubera urukundo yadukunze yirengagiza ibyo byose itwohereza umwana wa Yesu Kristo. Yari imufite ari umwe, ari umwana w'ikinege, iramutwoherereza kugira ngo tudapfa ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Imana rero iradushakamo inyungu zo kuyunga n'abandi, iradushakamo inyungu zo gukora imirimo myiza. Kandi mwene data nagira nkubwire ngo icyo Imana ishaka igushakaho ni umutima umenetse. Imana yacu ntabwo yigeze iduhamagarira kwanduzwa, yaduhamagariye kwezwa. Kandi Imana yifuza ko twese tuzabona ubugingo buhoraho, ntabwo yifuza ko hari umuntu wazapfira mu byaha. Niyo mpamvu mbabwira ngo ikintu cyose cyabatandukanya n'Imana mukirinde, ikintu cyose cyabatandukanya n'Imana mukireke, ahubwo mugendere mu murongo muzima kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Sinabura kubwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki, mwakire akubera umuyobozi, akubera umujyanama. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe. Kandi uyu munsi mwakire, kuko ejo ntuhazi, muri isi turi abashyitsi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ufate amahirwe. Reka dushime Imana kubw'iyi ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ubutumwa bwawe buri muri iyi ndirimbo. Imana ishimwe ngo kubana kwabo kwiza ngo barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Data mwiza, duhe kuba intangarugero kandi uduhe guhugurana. Nitubona hari ugiye gutana tumuhugure, kandi uduhe gufatana amaboko, kandi turinde gucirana imanza, kuko turabizi ko umucamanza ari wowe. Aho kugira ngo ducire abantu imanza, ujye uduha kubahugura abo biri ngombwa. Uduhe gufatana amaboko, kandi uduhe kugira urukundo muri byose, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo uwanga mwene se n'umwicanyi, kandi ngo ntawakunda Imana atabonye mu gihe atakunze mwene se abona. Data mwiza, turakwinginze kugira ngo uduhe gukundana, uduhe urukundo, kuko twamaze kumenya ko ibindi byose bizashira, ariko urukundo ntiruzashira. Bana natwe tugirire neza, abarwayi bakize, abafite intimba n'agahinda b'amahoro mu mutima, umurimo wakomeze wagure. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibamere umugisha kandi biteho, naho ubutaha. Bye.